kantwayeho rero ubwo ni ko biba bigomba kugenda kwanza undi ntabwo wabi urumva ni inzitizi zigenda ziba mu kazi ukaba wenda ufite akazi ka make agahema make ugasanga noneho ubonye n'ikindi kintu kiyongereyeho cyo kwishyura noneho ibyangiro ugomba kubyishyura kuko umuntu aguha akazi kugira ngo ubirinde rero iyo babitwaye kandi uhari uvuga ko ubirinze ugomba kubyishyura byanga byakunda ariko iminzara itema bitazakugarukaho ugasanga mupfuye ubusa kandi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo impamvu nanyega ko bitazangarukaho ibyo byose narabitsinze mu izina rya Yesu narabitsinze kandi uretse ko ibyo byago nk'ibyo bitajya bibura bafataga gusa kumva kuba uri nk'ahantu ukajya kumva ngo usadona w'umutinganya aciyeho igisebo ni ikintu cyiza kikakubita ku mutima wumva kikaba ari ikintu gikomeye cyane ariko cyane bava hirya no hino bizera ko bitazongera kudogera ngo bigaruke muri bwa buryo bwa kera. Hanyuma ba bantu mwajyaga kuba muri kumwe wenda muri gihe wari uca muri bwa buyobe ubu kuri ubu ngubu muracyongera kuvugana? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi, wowe udahwema gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Manzi na Innocent. Nizere ko umeze neza cyane, nawe utameze neza ejo uzamera neza ko iby'isi negative gatoki. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza ejo ukamererwa nabi. Nibisanzwe n'igiti depaso nga cyatanga tuzakanza babere. Bishambure byabuze amavuta y'abademi cyangwa se gahanga kananiye. Abagunye nyamuneka icara utuze uturetse nurangiza ukore subscribe nyamuneka ukore na share kugira ngo ibiganiro byacu bigire kure cyane hashoboka. Kuri screen muri kubona umugabo witwa Sadunda, afite itotsi byinshi cyane, namutumiye n'ijya mwitumiriye, ambwiye nti nyamuneka mfasha unamame kuri telefone y'umugore we yampaye ubushize, mbwa ko mukeneye, mbwa ko umunsi yashize guka twaganiriye na madamu wiwe, turaganira bimwe mu byo yararimo, ndetse duhura n'uyu nguyu ari ku kazi kwishansiye, turahura turaganira. Ariko uyu munsi wa none nifuje kuganira nawe kugira ngo umenye ese kuri uno munsi wa none bigeze hehe, ubuzima bwifashe bite, katwakire. Murakoze cyane, murakoze rwose kunyakira. So rero gira n'amahirwe yo kugira wenda icyo mvuga mukiri kunyakira. Ndabashimira byimazeyo, nanashimira na bamwe mu badukurikira badahwema kutugira inama, comment, ibiki bigiye bitandukanye. So hari igihe umuntu ajya kuvuga akabura icyo avuga, gusa nyine ikirenze ibyo byose ngiye ndabashimiye pe. Akazi byifashe bite? Uko biri kose n'uwaba utareba ashobora gukabakaba akamenya uko akazi kifashe. Ubona ko ibitotsi ni hatari amaso yatukuye, ariko nyine niko biba bigomba kugenda. Kuko mu isi, ukiri mu isi ugomba guhatana, ugomba kugerageza buri kimwe, ukareba ko nyine
iki gifu wagira icyo gishyiramo wakiramira. Hari umuririmbyi ngo nkiri muri iyi si mfashe igihe mu ntambara. urumva ibyo biri muri Bibiliya mu byahishuwe ko nyine ukiri mu isi nyine aba afashe igihe mu ntambara. Uko biri kose tugendana n'ibibazo n'amahoro yuzuye ntaho yabonera. yes Yabonereye. tugendana nabyo ibibazo ibiki intambara intonganya amatiku ibiki inzangano amashyari intugunda ibintu byinshi tugendana nabyo muri ino si ukiriho rwose ugomba kujyana nabyo kugeza igihe urundukiye. urumva rero uko biri kose nanjye ndi muri urwo rugamba ndi muri izo nzira. Impamvu njye ntangiranye amaganya ameze gutyo nka Yeremiya nshobora kuba nzamura hafi nk'amezi 5 nkorera ubuntu impamvu yiwe nk'ubu ejo narindi gukora uretse ko nyine batari babimenya agatotsi kamfataho kamfasheho banyiba sima ebyiri zihwanye hafi n'ibihumbi bigera muri 50 ndakeka muri 50 rero uhembwa 20 n'utundi tutari twamenyekana batwaye. ubwo sima nicyo kintu mvuze cya hafi kuko rwose ntabwo byari byamenyekana neza ariko nibimenyekana nshobora kumara hafi nk'amezi 5. urumva niba uhembwa 20 ku kwezi urumva nta mezi 2 n'igice. Amezi 2 n'igice kandi impamvu mvuze amezi 5 nuko hari n'utundi tuntu bagiye batwara zisima gusa nabashije kubona ngewe ariko hari n'utundi bagiye batwara kubera agatotsi kari kantwayeho. rero ubwo niko biba bigomba kugenda kwanza ntabwo wabi. urumva ni inzitizi zigenda ziba mu kazi ukaba wenda ufite akazi ka makeya agahembwa makeya ugasanga noneho ubonye n'ikindi kintu kiyongereyeho cyo kwishyura noneho ibyangiro ugomba kubyishyura kuko umuntu aguha akazi kugira ngo ubirinde. rero iyo babitwaye kandi uhari uvuga ko ubirinze ugomba kubyishyura byanga byakunda ariko nuko nguko akazi kifasha. none se ngubu wenda nk'umugore iyo ugiye mu kazi wazi ko ugiye mu kazi ejo bundi ushobora kujya kubona ukabona barabimenye ko kuko ni kumenya ngo bagomba kubimenya ugasanga bavuye ngo amezi 2 udahembwa umugore uzamusobanurira iki? So rero ibintu byose ni ubwumvikane. niba ari ibintu byose ari ubwumvikane urumva ko ikizaba cyose ikibaye cyose mugomba kukiganiraho then mukagifatira umwanzuro. mugomba kukiganiraho mukagifatira umwanzuro. kwibwa kubura ibyo bintu ni impanuka zabayeho. niba rero ari impanuka zabayeho tugomba nyine kubiganiraho tugashaka niba ntegeka gukora nahembwa nuko zariganiraho umuntu agashaka icyo kurya nyine ese ko cyo nakoreraga ari icyo kurya nuko nguko bimeze. none ubona bya bindi byaje tema inzara itema bitazakugarukaho ugasanga mupfuye ubusa kandi abayavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. impamvu nanyega ko bitajyangarukaho ibyo byose narabitsinze mu izina rya Yesu narabitsinze. kandi uretse ko ibyo byago nk'ibyo bitajya bibura ariko ibintu by'imyiryane byo narabitsinze. ikindi kandi hari n'igihe
n'ibingibi ni ibintu umuntu aba atekereza nyine biri kuba ako kanya burya bishobotse umuntu yakagiye yitwa Mbarubukeye kubera ko ushobora kubona aka kanya uko bimeze ariko ejo ntabwo uzi uko bizagenda. Urugero umuntu ashobora kubona nk'iki kiganiro akavuga ati ko biri kose ntugire ikibazo byose Imana azishura ariko ibintu bizagende neza, cyangwa se ntugire ikibazo byo kurya ndabiguha ariko ntihazagire intambara ziboneka mu rugo habe na gatoya. Urumva rero niyo mpamvu umuntu aba agomba kubara ubukeye. Okay, mu biganiro tumaze iminsi tugirana waratubwiye uti ko biri kose ngiye narahindutse. Wena natwe nuko tubibona tubona ko hariho impinduka zabayeho tugeranyije no kugatukuza. So ubona guhinduka kwawe byaragufashije cyangwa se byakumariye iki cyangwa se byamariye iki umuryango wawe? So guhinduka kwanjye bifite icyo byamariye kinini, hari aho byankuye hari naho byangejeje, hari naho bintambutse. No kuvuga ngo guhinduka kwanjye ubundi rega guhinduka kudafite imikorere kudafite uburyo nta guhinduka kuba kurimo. Guhinduka kwanjye kwatumye ntekereza ku muryango bihagije. Guhinduka kwanjye wagabanyije imyiryane yo mu rugo hato na hato. Guhinduka kwanjye kwatumye igisuzuguriro nubwo wenda umukene atubahwa ariko nta n'ijambo agira ariko kwatumye igisuzuguriro nari mfite nkiri muri biriya kivaho. Guhinduka kwanjye byatumye nambara neza nk'umugabo uhamye ufite urugo, uramo ibijipo n'ibikanzu n'ibitenge n'ibiki byose. Guhinduka kwanjye hari n'abo sosiyete hari abo byagiriye akamaro kuko inyigisho byagiye bitanga ku buryo na bamwe mu babikoraga bagiye babireka, na bamwe mu babyiranditse mu babivuyemo. Guhinduka kwanjye gufite akamaro kanini yaba ku giti cyanjye yaba mu muryango yaba muri sosiyete rusange. Hanyuma wenda ndagira ngo wenda dusoza ikiganiro hari benshi cyane bagiye bagufata mu buryo bugiye butandukanye, usanga umuntu agufashe uko muri make mbere hari uko bagufataga hari n'uko nguko bagufata. Ubona itandukaniro rihari ari irihe? Ni ukuvuga ngo uko bafataga mbere bafataga gusa kumva kuba uri nk'ahantu kujya kumva ngo gusa dona w'umutinganya aciyeho igisebo ni ikintu cyiza kikakubita ku mutima wumva kikaba ari ikintu gikomeye cyane ariko cyane. Urumva rero ko bamfataga mbere bamfataga ine umuntu uraho rutinganye urugwerewere ibikanzi biki bino nk'ibyo. Ariko ubu ngubu bamfata nk'umupasitori, bamfata nk'umuntu uvuga Imana, bamfata nk'umuntu uhamye, bamfata nk'umuntu rwose. So bityo rero no kukubaha n'ibyubahiro by'ibyo bintu biba bitandukanye. Uko banyubaha uku ntabwo ariko banyubahaga meze kuriya. Nabaga ndi mu mirwano, nabaga ndi mu miguru, nabaga ndi mu biki. Buri muntu wese uvuze kwa umunwa atukana ibintu byinshi cyane. Ariko bamfata nk'umupasitoro usohora ijambo yatekereje kubasha guhinguranya imitima y'abantu. Yego, nubwo wenda ntari nabiza hano ngo mbikomeze nkabibona nawe ubuzima ndimo ni ibintu bigoye cyane kujya kubwiriza kugira gute ma YouTube imihanda iki ibintu biri kugorana. Ariko nyuma yo gutuza murabizi naramaze igihe naratuje nyuma ya gereza no kuva muri gereza naratuje kugira ngo nitekerezeho bihagije, nongere ndambure Bibiliya, nongere niyibutse
ijambo ryiza nongere niyibutse ijambo nazajya nkoresha buri gihe nyuma yabyo rero nzaza nje ubundi ibintu bigende neza. So rero no kuba ntaragira nte kuri ubu hari uko bamfata nyine nanjye hari uko nifata ariko uko witwara niko gufata. So urumva rero ushobora kuvuga ijambo ry'Imana, ijambo ryiza bikagenda neza rero kandi ndizera ko bitazahinduka ku bufatanye namwe n'abadukurikira n'amasengesho agiye ava hirya no hino. Ndizera ko bitazongera kudagera ngo bigaruke muri bwa buryo bwa kera. Okay, hanyuma ba bantu mwajyaga kuba muri kumwe wenda muri gihe wari muri bwa buyobe ubu kuri ubu ngubu muracyongera kuvugana? Oya, ngo muravugana. Mbwira uwo ugendana nawe nkubwira umurimo. Ako none ntekereza yuko nk'umuntu ushobora kuba kano kanya yarakiriye umwami Yesu n'umukiza akaba yagera ikirenge cya pasiteri, ntekereza ko n'ubundi abo banyabyaha n'ubundi wagombye kubajyamo ukabubwiriza ijambo ry'Imana. So urumva Imana ntabwo yanga umunyabyaha, yanga icyaha. Ikintu tukibukiranye, Imana ntabwo yanga umunyabyaha, yanga icyaha n'igisa nacyo, nicyo Imana yanga. Abo rero ntabwo ari ibivume kuko nanjye nahoze muri ubwo buzima kandi ntabwo navumwe. Yego hari igihe cyabyo rero. Yego, kuri ubu ngubu uracyiyubaka wowe ubwawe, si no kuvuga ngo kwiyubaka. Abo ngabo ntabwo ari abantu waza kuganiriza ijambo ry'Imana. Abizi neza na Yesu ko byagenze ari umwana w'Imana, ko byamugendekeye. Yego, aza bajyamo isanisha nabo, agira gutakora buri kimwe, hanyuma nyuma ntabwo bigeze babyishimira, niba babaye abambere bo kumugambanira. Urumva rero uko biri kose icyo wakora cyose nyuma birangira bitagenze neza, ahubwo ikintu n'igihe cyacyo. Igihe runaka nikigera bumva babikwiriye, bumva Imana yakoze ku mitima yabo, bazahinduka. Nibahinduka nanjye rero bizanyorohera cyane kubasanga nkabegera, nkabaganiriza, ubutumwa bwiza, tukungurana ibitekerezo. Uretse na gusiba ko umuntu ahinduka bitewe na mugenzi we, imibanire ye nawe. Niba ngewe ntagomba kubana n'abo bantu, nabo bakobanye n'iki? Kuko ijambo ry'Imana tuvuga ko hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi kandi yicarana n'abakobanyi. Uko biri kose nicarana nabo ngakomeza kugendana nabo, bizambana ikibazo, nzisanga nabigarutsemo. Ahubwo ngewe ndizera ko izi mbuga nkoranyambaga tuba turiho babo bose baba babireba, zirebwa n'abantu benshi, biri kose baba babireba. Rero niyumva ko akwiriye kumera, ntabwo mvuze kumera nkanjye, ahubwo wenda akisanisha nanjye, gahinduka bivemo, aho kugira ngo musange mwegere twivurugutane. Ndabinyuza hano kuri platforms, ahinduke nawe agarukire umukiza. Okay, urakoze cyane. Katugushimire kuba wakiriye ubutumire bwacu. Namwe reka mbashimire kuba mudahwema kudukurikirana ngo mumenye uko bwije n'uko bukeye. Ikindi mbatume ku bafana banyu nangwa bacu nangwa iki bigere kure, batuyambe rwose, badufashe tugarura agatege, turebe ko twafatanya mu murimo w'Imana. Urakoze cyane. Saka tubashimire mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mukore subscribe kuri Manzi na Innocent. Imana ibarinde.